Hagamijwe kugeza amazi meza ku baturage, ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi, isuku n'isukura WASAC gikomeje kubaka imiyoboro mishya no kuvugurura imiyoboro ishaje yangiritse hirya no hino. Kuva mu mwaka wa 2017 kugeza ubu, mu gihugu cyose hamaze kuvugururwa imiyoboro igera ku 154. Umwe mu miyoboro yari yarangiritse ni umuyoboro wa Kamfonyogo uherereye mu kagari ka Mutsindo, umurenge wa Gashanda, mu karere ka Ngoma. Nyuma yo gusana uyu muyoboro, abaturage muri ako kagari barishimira ko babonye amazi meza. Hasi iriya mu gishanga hazamuka cyane, niho twavomaga. Haratuvuganaga cyane nkatwe. Kugira ngo ugeze ahangahe ikibido, iyo utabaga ufite iryitanu ntabwo wabibashaga bidafite imbaraga. Twarishimye cyane. Ubu rwose abaturage barishimye cyane, baravoma ku bwinshi. Iri ni ishuri ryabayeho n'aho iterambere ryabayeho ritagira amazi. Iri ni ishuri ryabanje kugira abanyeshuri benshi cyane bageze mu 2500. Ariko ikibazo twahoranye n'ubundi cyari cyo kutagira amazi. Iyi impeshyi yazaga twagiraga ibibazo byinshi cyane, tukavoma ku kavomo kari hariya hirya gato cyane. Ubwo muri gahunda ya school feeding twakoreshaga umukozi uvoma, tukamuhemba ku kwezi, ariko tukagira inyota yo kubona twabona amazi, kuko nkuko mubona ishuri ryacu rifite inyubako nyinshi cyane. Amatuwarete yakeneraga amazi, gutegura amafunguro mu gikoni byari ibibazo, abana kugira ngo boge intoki nkuko twahoze no mu kibazo cy'icyorezo cya covid, ibyo byose byari ibibazo ku buryo twagiraga ubwoba yuko covid yatugirira nabi, ariko Imana yaraturinze ntabwo twahuye nabyo. Twabyakiriye neza cyane ngira ngo namwe murabibona yuko twishimye, abana barishimye, bafite ibikombe, bafite indobo, baraza kuvoma. Ubu nta kibazo tugifite muri make. Umuyobozi muri WASAC ushinzwe amazi n'isukura byo mu cyaro, Mugwaneza Vincent de Paul, avuga ko uko hagenda hubakwa imiyoboro mishya y'amazi binajyana na gahunda yo kuvugurura imiyoboro ishaje hirya no hino mu gihugu. Gusana imiyoboro ishaje ni gahunda ihari mu gihugu hose, kuko uko dushyira imbaraga mu kubaka ibikorwa remezo bishya, ariko turashyira n'imbaraga mu gusana ibikorwa remezo bigenda bisaza. Aha ni mu buryo bwo kugira ngo ubwo tuzagira ubwo tureba aho tugeze mu by'ukuri mu mitangire serivisi y'amazi, hato tutazasanga hari ibyo twubatse ariko hari n'ibindi byangiritse nyuma. Kandi iyo tubara ko umuturage yagejejweho amazi nuko aba afite igikorwa remezo ariko anavoma. Bivuze ngo hirya no hino mu gihugu ni igikorwa tujya dukora ndetse buri kiri ngarukamwaka. Umushinga wo kuvugurura umuyoboro wa Kamfonyogo mu karere ka Ngoma wakozwe kuva muri Mutarama kugera muri Nyakanga umwaka wa 2021. Mu byavuguruwe harimo umuyoboro ureshya na kilometero 21, hasanwe ibigega 5 bya metero kibe 400 byose hamwe, havugururwa amavomo rusange agera kuri 18, ndetse hanashyirwaho imashini enye zizamura amazi musozi. Umuyobozi w'akarere ka Ngoma wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Mapambano Nyiridandi arishimira ko nyuma yo gusana umuyoboro wa Kamfonyogo, kuri ubu 92% by'abatuye aka karere ka Ngoma bamaze kwegerezwa amazi meza. Hari umuyoboro ruhasanzwe wa kera mu myaka za 70, mu by'ukuri utarugendanye n'igihe. Ubwabyo abaturage uko bagiye biyongera bawurushije imbaraga, ariko no gusaza birumvikana. Tuganiriye na WASAC tubereka challenge dufite nk'akarere, bemera kuwuteramo inkunga bakawudufasha kuwubaka. Muri aka kagari rero aho twabashe kubigeraho, nibura umuturage uvoma kure aravoma kuri metero 500. Ibyo rero bigenda bifasha, ndetse n'ahandi dufite kuko kugeza aka kanya turabara kugira hafi 92% mu karere. Biteganyijwe ko hazavugururwa indi miyoboro igera kuri 35 mu ngengo y'imari y'umwaka 2022-2023.